Ndi papa Sava. Bonaka we uri kureba nk'injangwe y'inirano nyura hanga kuta genda abagira ngo guruga isombane mbukate katonga kata we nyamumurongo hamwe n'abandi komeza ngo ariko simwaturetse kumutanga we umurongo umwe nukuri ko Imana imutwumve rwose ariko bakumva ibiki ntago turi kubaje turavugisha uko nimutwumve rwose nukuri ko Imana imutwumve pe jewe ikintu nkeneye kumenya ngo ninde boss muri mwe batatu ninde boss oya umva nyine umva ukuntu ariko we ariko se wewe wagira kakubinjije umvira tukuntu imeze patro rwose mwumve nukuvuga ngo ibintu ukuntu imeze ni ibintu by'igisheni nyine twebwe turi ngudusambaza mu nyanja bari za barene ibyo bintu muri kwivugishwa nyine umva ukuntu imeze nyine niga kubya bindi mubona mu mafilime nyine akaba ari the band akaba n'utuntu nyine tubigenderamo ariko kukigasukiranya amagambo atasobanura genda ngira ngo musobanure nongeye nabajije ninde chef wacu umva chef wacu nako tumuzi tutabeshe n'ukuri kw'Imana pe we nako muzi kuvuga uyu munsi rwose nako tumuzi chef wanyu oya umva atu yarabeshe niwe boss wacu oya arabeshe umva rego mwumve nyine nyine mumukuru imeze ariko mwakira nyine mutwumve nyine n'ukuri ko Imana dore nguyu ntago abizi twe twebwe turi abantu batumwa ngo bigenda ubundi ukuntu bigenda nyine ariko ze dukubita yego nta muntu bakubita mvuga mutumwa nabandi umva ukuntu nyine bigenda nyine boss murumva ba boss twebwe ubundi ukuntu dukora twe turi abantu bo hasi nyine twebwe rero baradutuma n'amafaranga nubwo tuzi umuntu tuyoherereza rwose ariko se uravuga icyo kutazi ibijya mbere wewe ngaho uyu se aravuga iki ntago abizi iki wona nguyu ni utuyobora oya nguyu ni we gisambo ariko se wantije wasi byanga sibaha amabere kandi agatera kwanza gakanura kuramo amaso iki kigofero wa nyarutwe urabona ko atashaje uruvini ni udwana gahunda zose oya twumve chef dishance chef mvugire engineer yes boss ndashaka ngo badufashe boss batubwire ninde kapita w'ibisa nyina umva n'uyu oya barabeshe boss mwumva ukuntu ibintu bimeze boss ugenda baratubeshyira nukuvuga ngo twebwe boss ubundi amamagara kuri telefoni none yamagara kuri telefoni agahita nayizimya ceceka wowe mbese nyine ibi amagara wowe we ibi ni nka bya mani power ibi ni nka bya mani power ibi birikorera none ngiye kubona ko ari ngiye uzakenge muri aba ngaba ngiye baramamagara aha bivuga ngo uyu niwe kapita oya dore ukuntu bimeze oya dore ukuntu bimeze oya ntabwo ari jewe tubwire ariko se wakumvije chef noneho kubera ko ari ngiye uzakenge nanjye mu boss aramamagara n'ukuri si turahura pe yamamagara akambwira ukuntu dirozi oya hari umuntu wapanze design ntabwo ari jewe nyiri design komeza none yamana kumbwira map yuko turi bigenze none nanjye ngita mbwira abakarane bakaza bakikorera ngiye rwose ntabwo nzi ahantu bigenda pe n'amafaranga mpita nyohereza pe n'ukuri kw'Imana rwose na telefone yo muntu ukayohereza se umuntu none namubwirwa n'iki ngewe none patro sasa bamene hasi suka hasi suka ariko ntabwo ari jewe boss we ndagukupita umugeri mu gatuza tumeneka barondoro wowe ariko ntabwo ari jewe boss mana hano hasi we pumba hasi turebe wowe watuzanye no mu mwuga kutinya gutuka niwe watuzanye mu bujura yadukuye muri kurara bita mu rusengero yewe mana nyiribiwe acha mu anko papa Sava urandore bisambo bibi maramo wicaye wenda ndakubomora umutima wowe ko murabona ukuntu ndakubomora umutima
bagowe ko bari bavuze ko isi Maria kugira ngo gukora amabere uzi ko abashanzi bavugaga ngo isima ni karita ya kabiri kumbe nta nubwo yakwanduza n'itaka ariko ni mu nta nakavungunyukira na kamwe gashobora kwanduza n'itaka tekereza umuntu mubura n'ubwenge ushyiramo nibura n'igitiyo cy'umucanga nibura ngo itaka byibuze akavungunyukira kamwe gusa kamwe gashobora no kwanduza itaka ariko ntabwo ari twe ntituzi boss wari reba uko rukananuye amaso ntabwo tuzi boss wari ba nyirizima ariko murabaza ko mbona utangiye kugendesha umugongo igira imbere kumangazira niko mwinjijira mvuga ngo ndi boss wowe urabona ba nyirizima ariko murabaza nyirizima ariko bizingegera nta nubwo mwafatanyije nabo guhanga ibi birango mwarafatanyije naho cyagiye ariko kizigira akamaro mureke mbabwize ukuri boss kuramo ibyo bigofero mwidukubita mureke mbabwize ukuri boss mureke mbabwize ukuri mwidukubita urabona rwose bitarashaje N'ubundi byamenyekanye. Okay, noneho byamenyekanye mureke mbabwize nagira ngo ushireho rekodi yawe noneho mugiye kutubwira ibintu twababajije mutubwire n'ibyo tutababajije ariko ni mudukubita muvugisha ukuri toka webisi ariko ndorere rebera ukuntu atunuye amaso nk'igiharara cyahaze igitovu yegera mbiguze mugiye kuvuga muvuge n'ibyo tutababajije muravuga ibyo tubabajije muvuge n'ibyo tutababajije ku cyerekeranye n'ibi bitaro mugenda byose mubeshya abantu ko ari isi mubisukanure mubimare inyuma ninde icya mbere ndavuze ngo ninde boss n'uyu ni rwose boss ni jewe rwose boss simba reka ninde boss uzibe muhana amagambo n'uyu oya boss ni nge mwenyewe rwose ntunyumvira Okay, sawa. ariko mumbabarire n'ukuri mumbabarire ariko n'inzara nurabafasha wa ni ngewe mwenyewe nabiketse ariko witwa nde ziba aho ngaho nawe urataha se ugwa manuti ntabwo bose ndebera twamubonye boss ni nge mwenyewe ariko urabuze uzi ibi bintu uko byagenze wowe ariko se urumva kumva wa mugani urebe bidusobanura ukuntu ibi bintu byagenze ye urumva we ceceka nawe ceceka wumve sabima papa sava aba bantu digidigi niwe nari narashinze kubaka ku ishansiye yanjye yego ndakumva urabibona none se zibaho nawe abanza avuga ariko urumva nabikoraga neza none se kuvuze ngo ninjye wari warabishinze unkuyemo ariko uranshamukana ariko ubundi digidi wowe nagiraga ngo mvuge yuko ari njyewe ukiyoboye shansiye hagati yawe nanjye ninde uhemba undi niwe patro mwese urantwikiriza amagambo kwa nini oya karaka ndavuga nawe ukavuga ariko mpamuza umuntu amafaranga yakuye uba ubona wubaka ugahembwa buri mugoroba ukumva ko ariyo nkura mu mufuka ariko ukeka ko iwacu hari uwundi muntu ukiza uriyo cyangwa ninjye mu kiruhuko ariko business nanjye ariya amafaranga ni aya banki nagushije uranyumva neza wimvugira murere wabyumvise ariko ibi bisambo twabifashe ariko se digidi amagambo wiyahuza nayi ndabyumva aba ngaba ejo barambwiye bati dukeneye indi mifuka nk'itanu y'isima ndabwira rero nta mafaranga mfite ubu ngubu aho nayakuraga ntabwo araza barambwira bati se ntiwatubonera 2 cyangwa 3 mboherereza amafaranga kuri telefone twarayabonye kabisa amafaranga twarayabonye amafaranga baje kuyaboherereza duhita dukora komande bampamagara barambwira bati waruzi n'ikindi imifuka 2 tuyibonye kuri make umufuka ni 8 n'ibihumbi 8 niko c'était pour les intérêts du chantier ibyari ku nyungu yawe boss ariko ngugabanye ko subundi usabema kubera iki umuntu ari kuvugagura cyane urumva tukamwumva ndabyumva papa babambwiye yuko umufuka bawubonye bawugura ku bihumbi 8 oya aho wabeshye ngende kujya ndi kuvuga ariko umwanya wanyu ko barawubaha mukese bakubwiye ngo ujye uvuga bagwaye ijambo bamushenze taka besire urukundo y'iki rero umuranda patro iki kintu ntabwo ari 8 reba hari imbere wowe abantu bari kutugira ninde ugwaye ijambo rata patro warugeze ahantu wari waduhaye akazi kugira ngo dukore mushobora kureka nkabwira inkuru wo nyibwira yego patro cyangwa mugafata murashaka gufata yorore oya hano murabona hano turi gukina genda fata ibisambo urumva rero nibyo nakubwiraga bati ni 8 ndabwira se ahubwo ubwo niba yagabanutse gutyo ntabwo mwashaka imifuka myinshi hanyuma noneho ngiye nkayishyurira rimwe ko mwumva twaduhendukiye 3 bikavaho yego ngo bamuhamagaye ntibyacamo bongeye bamuhamagaye ntibyacamo bidaciyemo ndababwira nti uwo muntu ni igisambo barongera barahamagara reka da nimumwihorere ntihagire n'umwe muri mwe wongera kugira gute kumuhamagara patro nguciye mu ijambo uretse oya nguciye mu ijambo gato enjenye ibi bintu wari ubizi ake mungu ariko akantu k'8 nawe mwarabeshye yego patro urumva ko nta makuru twari dufite hagati aho ngaho kabisa nubwo wenda dushobora kuba twarabeshye urumva natwe hari n'injyawuro
kugira ngo tugire akantu dukura wagenda mugukatira mu rwego rwo kukwereka ukuntu njyewe na black watuje ndagira ngo nkubwire ko niba wumva udafite amatwi ndayakuraho n'ubundi bayahimbwa ziyarya hari ayo ufite se navuze ngo ceceka patro twagize icyizere gikomeye cyane cy'abo bashenzi ariko narumiwe uri kumva icyo nkubwira ngiye nagukurikiye papa Sava umutima ndavuga umutima wanjye ni wihangane banyoherereza izo nomero Yego. cishamo akanya hashira nk'amasaha 6 namuhamagaye saa 10 Yego. ndamubwira ninjye nitwa ndamubeshya nyine nitwa Teresifore Yego. aturuwa hehe ni nyine ndo mu majyaruguru urenze za Shyorongi nyine ariko ntubungubu ndi gukorera mu burasirazuba Yego. ati mwanshakiraga iki hari umuntu wawe warumbwiye yuko ufite imifuka wasaguye y'isima kwishansiye wubakishaga ko nashakaga 50 ni wayima ati se niyo kujyana Ishyorongi cyangwa niyo kujyana mu burasirazuba yego nanjye ndavuga ni hoya inaho hafi mu gasantere aho mukorera bambwiye yego ni kuko amafite akantu ncururizamo amabati y'amakura Yego. na scrap Yego. ariko abantu baje gutwara ibyo bintu akenshi banyakasima yego rero ndashaka kwishingirana kaminike nkayori yego ati ntabwo ari ayo ujyanaho ni reka Yego. ati none ubwo urishyura kuri telefone nindaguhuza n'umugore mama Sava reka urumva namukubisi ya Margarita mukubita nimero yade ya Margarita urumva ariko patro ibyo byose nubwo warimo kubigira gutyo natwe twarimo tureba inyungu za chantier nkuko nanabivuze haruguru kugira ngo chantier ibashe kunguka neza ariko se waretse akabisoza koko urumva ndagukurikiye none umbwira Margarita ni mu gitondo kare urabona Margarita ni igihanyaswa nawe ni wowe ugenda ugiye kwishyura yego uwo mucakirana yakira amafaranga ntumufate yego ubwo digidigi nawe namubwiye nti nawe uburi hafi nanjye nayo naryamiye amajanja Naryamiye amajanja. turi kuri chantier Sabimana none nawe yaryamiye amajanja. urumva igihe hinguka barabicakiye Sabimana arabaracakiye nanjye mba nahageze Margarita mitamubwira ni operation irarangiye papa Sava akira burya uzi ubwenge pe uzi gukora operasiyo nuko neza rero tubafashe ubu urabajya kandi noneho n'ikindi kintu patro njyewe reka nkubwire buriya uretse ko umuntu aba atabimenye urumva nk'ubu ngubu iki gishenzi cyari cyatubwiye ngo isima ngo ni original ngo ni première qualité kabisa kandi engineer dukora ibintu byiza ku ishati nukuri kw'Imana buriya nubwo gose wenda bari bagutuburiye ariko twari turi kureba inyungu za chantier tukareba n'inyungu zo kugira ngo baka ibintu byiza ariko njyewe ngubu nahita nyimena njyewe ariko se mwamaye ijambo bose yego ijambo rifite bose reka rwose nuko nyine nakoze design y'umushinga ariko nawe nyine usanzwe undenzeho ariko rwose aba bantu baratubeshyera ntabwo baduhaye 8,000 baduhaye 5,000 ntabwo nakubeshya rwose erega nimuze gukeka ko guceceka ari ubucucu cyangwa gusubira inyuma bari ukunanirwa ubugira ngo usimbuke neza Sabimana turemera ikosa ku mifuka mwaguze ejo mwaguze ku mafaranga 8,000 mwaguze kuri 5 uri imfura arabeshya se ntibayaduhaye kuri telefone sinahita vugisha ukuri nakubeshya rwose twayifashe ku 5,000 wakabaye uvuga iryo jambo wicaye impande y'icyo gisambo Sabima nawe koko n'induru batezaga zamba yaya ngo n'abajura patro wakabaye ugize rwose Sabima nawe hicara igisambo mu bindi yewe nyagasani Sabima bosi wanyu mu mugavura amafaranga nacyo kurundi ruhande icara neza navuze ariko ntimuzaha ariko amafaranga avuga oya nawe nako kabona nakicaze hasi je nawe icara aho ngaho ubundi byagucikiye urumva twebwe twari twatekereje turavuga tutukeneye imifuka 15 noneho kuba umuntu yafata ibyo 3,000 urabona nta facture bari kuduha na transport twari tuyikuyemo rwose ibyo byose twari twabikoze mu nyungu zawe rwose patro kandi ntabwo twari tukwibya cya Mungu urimo kwibuka ko ari we wambwiye ngo amagambo afatirwa hanganya afata yose yaba akenewe n'adakenewe urabyibuka yabyibagiwe icara mu bajura nawe ko tugiye kwicarana Icaranye. icara suba uticara none se patro mugabanyiriza amaguru se kugira ngo ugere hasi urebe na ya mabati yawe ko yuzuye nabyo mugabanyiriza amaguru ariko ntabwo nigeze ngurisha amabati ubirebe nje ntabwo nagurisha icara mu bisambo bijya ubirebe bose cyane mutuze muradahitse ariko abantu bazima ariko jya mu mugongo oya none se patro jewe ntabwo nigeze ariko ngurisha amabati n'ibikwa ntabwo nigeze ngurisha amabati urumva
ariko se oya tuvuge niba njyewe umufuka w'isima waguraga ibihumbi 10 na bingahe njye nkicara ngavuga ati tuyigura ibihumbi 8 nta facture nta transport nta kintu kigira njye twari dukoze nabi koko patro uretse kwenda ari nk'imyaku digidi nawe reka ubu koko twashoreye ibi bisambo muri imbere mujagaraye mugize namwe muri abantu bazi guhemukira bosi wanyu n'enjenyeri wacu banza wumve n'enjenyeri wacu ushuka murusha ubwenge nubwo twagiye dupyetaho ibihumbi 3 usibye ikigage cya turasa ninuza n'ibirayi bya desa yangure nta kindi kintu yigezamo iki gitekerezo n'enjenyeri wakizanye aravuga ngo tuzajya tugura isima ngo y'injyawuro ya make kandi patro rwose ariko n'abahereye make murumva aya majwi se murumva adahagije kugira ngo arugwanirwa ibindi bimenyetso ni ibyi ibirango by'abandi wazanye ibintu bipfuye kuki wazanye ibintu bipfuye abandi nahayemo mwibyo byinshi mwe abandi nahaye ko oya nago nonye kose digidi ubwo uracyafite ijambo mu bintu byoroheje muba mwakoze muza amakosa akomeye arimo guhanirwa ibirango by'abandi muba mwafashe mukabisebye uzi uko bihanwa biranwa sinumva ngo warize nese wakora iyi design utarize weho narize nyine yewe design se yawe wowe ubu nta bandi bantu wigeze utuburira nta bandi watuburiye usibye Karekezi nahaye imifuka 180 Karekezi abandi nabahaga nimubavuge benshi kiguzi baho babandi se bo bavuga nawe abandi nyine nabahaga waratubuye watubuye ahantu henshi Karekezi imifuka 100 Karekezi ni imifuka 180 abandi bose patro ako sitonde byose mbivuga wowe kwapiga nzenza ariko mwananya ariko murumva abandi rwose simbanza amazina irokore ko ariko se wewe nyine kubera ko sibana bavuge wowe nico bamuhaye ingahe murokore reka nkubwize ukuri reka nkubwize ukuri umva mubyeyi jewe reka nkubwize ukuri jewe nta nubwo ngenja niba urumva nta nubwo nje niba n'enjenyeri aho kuriba cyane ariko ikintu nje nemeye reka basi noneho ngewe mumbabarire urumva dufate igihombo wagize ngewe imibyizi yose isigaye ingana n'igihombo cyawe nje nyikore for free patro none turana n'ibisamba cyawe ariko patro oya patro ngewe ndemera ngewe icyaha ngewe ndemera icyaha nkemera gukora imibyizi yose ku buntu nishyura imibyizi yose oya nawe ushimye ko ubu wavuye ujya kubingegera patro ariko nimushire muri video no kuri kwimana hari n'ibiro 3 by'imisumari ejo bundi bajyanye kwa murokore agurisha niwe patro umukati imibyizi yose patro kati noneho ngewe nemeye gukora imibyizi yose isigaye nkayishura ku buntu igihombo cyose nagutenge nkakishura mu mibyizi ubundi tukongera tugakomeza akazi kandi urabizi ngukorera ibintu byiza ntezakorera umuntu kugeza kabisa imibyizi yose y'igihombo nagutenge akazi gasigaye kuri iriya nzu murakazi akazi gasigaye kuri iriya nzu murakazi none se ko ngewe nkora mu mapinyo ngewe nzapinyura nindangiza nimara gutoreza abasigaye bakora ibisigaye ngewe zabikora for free kandi nzigutera igishaho ikibazo boss gutera igishaho igitekerezo muri iyi business rwose naguzemo ibibanza 2 urumva nge nemeye guhama ikibanza kimwe ubundi ibintu bigahita bibi hanyuma ba nyiri bihangano se biriya bo muzabagenza nyine nawe nyine kubera ko mbangoye ikibanza ugahita ugira gutyo biro nyine kabiraje ariko nako tuzongera ibyo mwavugiye aha byose yabirikodinza arabifite nyine se simba muhaye diro ngiye ikibanza zashaka undi mushinga umva mbabwiza ukuri urumva mujye mumenya yuko atari mwe mwenyine muzi ubwenge mwanyumvise ubu wowe kujya gukorera ubuntu kumubyiza isigaye hariya abantu zimufite umugore niki uzajya ugenda urye gusa akoreye ubundi bababwiye ko guhemuka cyo babwiye